ntashye iwacu, yaba azi ko nsubiye iwacu, yaba azi ko umwana wanjye bamwikoreye, yaba azi ko birangiye ibyanjye, kuki ari kumbwira ngo nindi nakurira? Uyu mugabo nuwa he uri kubimbwira? Yesu abona umugore ngo ararira cyane, ntabwo ari kubyumva. Iyo umuntu ari mu kigerageza ararira, niyo umuntu yamwihanganisha ntabwo aba abyumva. Ariko umva ijambo ry'uwo muremyi uyu mugoroba. Yesu aramubwira ngo wirira, ngo Yesu abonye bidashoboka ngo yegere ikiriba, Yesu acyegere. Iri joro Yesu yegere ikiriba cyawe, iri joro Yesu yegere icyo kiriba, Yesu acyegere. Ngo aracyegera, ngo abwira umuhungu ngo byuka, ngo umuhungu arabaduka, ngo arabyuka, ngo afata wa mwana amusubiza nyina, ngo aramubwira ati mubyeyi, ngo nakubwiraga ngo wirira, dore icyo nakubwiraga ngo wirira, subirana umwana wawe. Iri joro Imana igusubiza umwana wawe wari upfuye, iri joro Imana igusubiza umwana wawe muzima, iri joro Imana imugusubize. Yewe mubyeyi we igusubiza uyu mwana, yewe papa Imana igusubiza uyu mwana. Umwana wawe Satani yaramwibye, Satani yakwibye ibyawe, Satani yarakunyaze. Ariko yarazi guteka ife kiramo ikirungo, mvuga inkuru ibaze mvuye amasengesho iminsi 7 nawe arabizi ko dusengana. Akaranga ifi mvuga inkuru, ashyiramo ikirungo mvuga inkuru, ashyiramo sauce tomate mvuga inkuru. Hari ibiri byitwa soya sauce nabyoze, nabyo babishyiramo sauce iramumurana imbere sauce, urumva mvuga inkuru. Kandi niko bikirizaga tusha mama bijuzi kuganira, oye kigeraho na mama biju tuwasuzi kuganira, ndaganira koko isosi bavanaho bakira amazi y'ubugari nepo. Mvuga inkuru nzanindi nageraga inkuru y'ikigezweho, nzanindi inkuru y'amazi bararika, mvuga inkuru birangiza, mvuga inkuru bajya mu nzu, inkuru nyinzifite binjira mu nzu batanyira bakarya bafite akarido kaciyemo gutya, nkajya megeza nyivuga inkuru kugira ngo mve ko nyiri hanze, bakikiriza bakanaseka bagusiga hanze. Ndase nkajya mbabwira inkuru kugira ngo naceceka bakaya nagiye, mvuga inkuru mengereza bamiragura baseka najya gutunduse kise nyene dusekeje ukomere kandi nakwibaga ngakuba duhagaranye. Uzi ko ni Bugande akone po nzakubwira ko Imana yankwe mu bujura, bagiye kunwika n'ipine i Bugande. Wagiye kwiba Uganda? Ngende umuhatari kumbona ngo imyenda yawe nkayanura, namara kuyanura imyenda irasa, nawambwiraga ngo iyo imyenda irasa, oya ukavuza induru ngo umujuru, ubwo nabaga nayambaye ndi kwigera nkakwiruka inyuma ati umujuru mufate kandi nje yambaye. Uzurambaza iki bivuze ngo rero mukorera Imana mugiye ikizere, nanjye yankuye aho wowe nzaburuta kukugura, ugiye gutwika mu ipine tuzabivuga. Nasenze amasengesho ane nzabivuga ubutaha. Umuntu arokotse nasenze igihe Abasilamu n'ijye Bakaturika n'ijye Badive hasoza n'ijye barokore, naracyanditse nta n'uzagisinyura, ikanyuriza indege ikajya kwiteka we n'amadolari nayakozeho. Uzi ko nakoze nyene bajya gavuga ngo Mana ngo dusabye amadolari y'amapaundi, nyoza amadolari ni inoti isa gute ituruka he isawa, ariko nayo nayikozeho. Ariko nyamara ibintu birarya mushake mwo kwigirira nabi. Nicara mu ndege njya nuri indege nabwiye muzungu twari turi kumwe, ndavuga ati mbabaranire haleluya, yonyine nta kindi ndi bukore reka nire haleluya. Kuko njye nahise mvuga ati mare nigiye mu ndege, yicaye mu ndege niyo mureke yitere haleluya, basi indege yashwanyuka yahitihirima, ariko basi mfira nanjye haleluya, nayo nyitere mvuge tuwiteka we nzakugumaho, umuryango wanyu uzagukorera, abana ngukorera, umugabo gukorera mpaka tirayidaye kwiza dupfuye. Acyumvishije nabwo muzuga ati nawe utuvuga ngo amena, muzuga ati se yo haleluya, mbese biramucanga. Ndavuga ati wowe upfe kuvuga amen, urumva amen, urumva byo ari kukoresha gusa. Ndi ku kibuga cy'indege nepo, ndi kubona indege iri imbere yanjye, nagiye muri ebyiri, nafashe Zambia ingeza Kenya, ubwo ni indege ya mbere, ngeze Kenya mfata Rwandaye. Ariko mwagiye mukorera Imana ko birimo byemera, haleluya. Nyamara birarya biremera mu nzu, ugeze hanze isafuru kasanga nakare natunze isafuru twinshi cyane. Hari abantu babwirije barabwirirwa benshi nagiye mbwiriza biri ubusa hejuru yanjye, ariko nanjye Imana inzara arindi murumva ako gasafura nakagusubizaga.
cyangwa bisuka ko mu gipira nawe nk'ibivange nkabisuka byarimo umunyu bitarimo umunyu babikizwa nuko ari ibiryo agisafuriya akayiporomora ikakugeraho aho wari uzi ko utetse ukabona isafuriya ariko tujya imana yakoze imirimo turi mu mashimwe y'Imana kandi byari ngombwa. Imana ishimwe niyo tugiye kugana muri kano kanya rero twafashijwe twatangiye gufashwa nta hantu Imana itaha ko ntaho itageze umuntu dushingiye ineza y'Imana niba ari namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose aho muherereye hose hafi na kure amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko muri amahoro abari mu gitondo cyiza bari ku manywa igicamunsi cyiza namwe mugeze ku mugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe n'igihe mugezemo. Uwiteka bahire kandi kuko kwiza kw'Imana kubabeho ndetse n'abanyu bose. Ntago ndi njyenyine uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi Imana ihamagaye. Imana ikoresha imirimo itandukanye mu gihe ko cy'umugoroba mu gihe kigaragara nk'icyanyuma akabwo Imana imuhamagaye ariko iri kumukoresha ahantu hatandukanye si hano mu Rwanda gusa no hanze yaho iri kumukoresha kandi inacyakomeje kumukoresha. Niyo tugiye kugana muri kano kanya reka muhe ikaze. Ushobora kuba ari ubwa mbere mubonye, ushobora kuba ari ubwa kabiri, ariko icyo nzi cyo yaba ubwa mbere ntabwo biraba ubwa nyuma. Tuzakorana kenshi kuko Imana iramuhamagaye muri iki gihe. Uraho neza? Araho neza. Ibyo navugaga nabeshyaga? Ntabwo ubeshya. Amen. Umeze neza? Ndashima Imana. Twishimiye kubona nawe. Murakoze cyane nanjye ndabyishimiye. Urabyishimiye nawe? Cyane. Amen. Baragana amavuta bikuboneka. Amen. Amakuru cy'iminsi? Meza cyane. Ashobora kuba ari abantu bakubonye bwa mbere ariko njye nawe nkubonye bwa mbere njye nawe nyambeshye. Ahubwo amakuru y'iciye iminsi ko twari twarakubuze wari uhugiye mu biki? Amakuru ni meza. Ari maze iminsi nari mu Rwanda. Ariko naje. Utari mu Rwanda wari wagiye hehe? Wari mu ivugabutumwa? Sibyo nahoze mvuga babyumvishe ko ntajya mbeshya. Ntabwo wabeshya. Mwabyumvishe uyu nguyu Imana imutumye kuzenguruka isi yose avuga ubutumwa bw'Imana. Ajya mu cyakenye ngo muzenguruke isi yose muvuga ubutumwa hajya bazemera muzabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'umwuka wera. Twe ntabwo tuzabatiza ariko numva ushaka kwihana ujye duhamagara tukubwira uburyo ubigenzamo. Amen. Byagendaga ariko urugendo rwagenze rute hanze bimeze bite? Urugendo rwagenze neza. Mbese najyaga numva indege nkumva ni ikintu kirenze ko nayigiyemo. Wigiyemo? Isezerano ryarasohoye? Nkomeje kuyijyamo uko zigiye kuba nka tagisi. Ngiye kujya nzitega nka tagisi. Kera Yesu abikubwira se kuzurira indege yumvaga bizashoboka? Kera Yesu yabimbwira nagiye mu buvumo. Ndumva yarimbwiye nka kabiri. Abimbwira ndi mu buvumo hariya Ikadeshi n'abacoceya n'abayongwe n'abasamweri n'abandi abimbwira ndi mu buvumo turi mu bw'Ikadeshi. Nagiye gusenga nyine inzara yaturiye mu rugo nyine ngiye gusengera ibiryo nyine. Nanasize netse imyenda nayitogosheje kugira ngo nereke umwana ko natetse. Ngeze mu buvumo nyine Imana irambwira nari kwiga ati wamaye ibiryo urya ibiryo koko? Urya akawunga, urya umuceri, urya imvange. Wanyereye ibiryo nkirira n'abana k'abana bamaye atarabo kwicisha inzara kabaha ibiryo. Numva nyine mfite nyine iyo tayito yo gusenga gutyo. Ndi gusenga hashize akanya ndi mu rupfana habaga hari mu rupfu wacaga ku musaraba. Numva umukecuru azamutse arambwira ngo Imana yavuze ngo igiye kukujyana mu ndege. Kandi wagiye ugiye kwisengera ibiryo? Ari ibiryo ngiye gusaba. Numva kandi byari bikomeye nari ndisereye gusengera ibiryo bari sereye. Arayije ngo Imana irambwiye ngo umwana wanjye ugiye kujya kujyana mu ndege Imana. Ndabwira ati Imana hita mubwira umukecuru ati uretse guhanura. Ndashaka ibiryo ntabwo nshaka indege. Ni ibiryo nshaka nanjye ati Imana nikimbwiye hasigara ubaza Imana. Nanjye ndagiye ariko nshimira ko nawe ryasohoye. Warariye kandi nibyo byasohoye? Narariye kandi Imana ko ndi umubyeyi urya nyine ntabwo nyiteka imyenda. Umubyeyi wambaye neza ni ukuri kw'Imana. Nyiteka imyenda
ni ukuri icyo gihe cyararangiye kandi n'indege uyu munsi by'Imana yakubwiye byarasohoye, ariko hari abantu uyu munsi bari mu gikombe cyo bari kuvuga ngo Imana irabeshya, Imana yasezanye ko ntisohoza. Ntabwo turatangira ikiganiro nabwo yatwibwira n'icyo wabwira muri kano kanya. hoya iryo kosa ntibazongere kurikora, ntibazongere kurikora ryo vanga Imana nisohoza ngo nta kimana ngo bayitakarije icyizere baramenye mugarukira aho ngaho. Imana irasohoza, yego ishyiramo agatamoro, ishyiramo akantu hagati kitwa ubutayu. Kanani ubutayu kuva muri Egiputa ujya muri Kanani ishyiramo ubutayu mo hagati kugira ngo ujye muri Kanani. Ariko hari impamvu y'ubutayu ishyiramo hagati, ni ukugira ngo numara kugera i Kanani ntuzibagirwe. Naho ubundi Kanani irahari, Kanani tuzayijyamo, irahari Kanani tuzayijyamo. None ko ubutayu bubaye burebure cyane, ubutayu urangiye njya mbivugaho nepo, hari igihe ubutayu butinzwamo nawe, hari igihe ubutayu bwitinzamo, hari n'igihe ubutayu Imana ikugumisha mu butayu bitewe n'uko utarayigumenye. Uzara nko mu ishuri, hari ukuntu Imana mu ishuri bisanzwe ukuntu abarimu iyo bagiye gutanga amanota bakurikiza uko wize, sibyo? Kandi mwarimu ubehera ngo agwe amanota utabonye, kandi munsi y'amanota bashaka urasibira, kandi uko utize neza urongera ugasibira. Iyi muri iri shuri muri ubu butayu iyo utize neza urasibira, kandi uko usibira niko ubu butayu kubana burebure. Abantu ntibige neza, iga neza ahubwo uharanire gukora etide mu gitondo na nimugoroba ushakashaka icyatuma Imana kwishimira. Ubundi Kanani irahari kandi tuzagiremo bicika intege. Tewo bicika intege, ibaze Marine nagiye mu ndege bicika intege. Ushatse kuvuga ngo Marine gute? Ibaze nyine, ibaze kuba narabaye kimbobo cyangwa nka Marine mu muhanda, ndara hanze n'ijya muri puberi mba mu buzima bwe buryo, ariko nkaba naragiye mu ndege. Ariko ufite n'ubuhamya. Nkaragiye no mu ndege, bivuze ngo njyewe n'umuntu nakumva avuze Imana nabi twahangana, twabirwanira, kuko Imana ifite ibintu bifatika kandi irabisohoza. Ego Imana, Yesu mukomere ku Mana, n'ukuriwe ukomere ku Mana. Ndi kumva Imana ngiye muri njye yabaye ngari, buriya njya mbwira murigisha ibyigisho bitewe n'ibiharimo, murategura ibyigisho bitewe n'ibiharimo. Igihe urimo kimeze gite? Igeni nicyo kubwira abantu ngo nibahumure, bya bintu birahari. Bya bintu birarya. Bimwe yatubwiye birahari, birahari ni ukuri muhumure. Birahari. Ngo ntabwo twibeshya, Jovayira niko yabivuze. Ndahamya neza ko tutibeshye, kuko ukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe, dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera. Haleluya, amen. turakwemera Yesu we turakwemera. Haleluya, amen. Tugasubire tubafashije. Ndahamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe. Imana ishimwe, dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera, turakwemera. Helastaya bi turakwemera. Imana ishimwe, Imana nishimwe. Helestiravo dusezeranye n'Imana ntabwo tuzayireka. Mbafashije tuyifitiye icyizere, tuyifitiye icyizere. Hari umukecuru uvuze ngo ibihamya birahari kandi biragaragara. Imana ishimwe cyane. Paul tujyanye mu kindi kirere. Amen. Imana ni nziza, Imana ni nziza kandi yisezeranyije irasohoza. Imana itica umuga. Ariko si umuntu agiye umuntu muhana gahunda akayubahiriza, Imana itakoheza gahunda. Ibaze nimba ari umuntu nge na Nepo turasezeranye, duhanye promise,
tuvuganye ko tuzahura kuri ararume saa 3 turabyujuje turaraye tubipanze mu gitondo ndatega ndaza kuri ararume Nepo aratega araza kuri ararume niba Imana isezerana natwe sezerana Nepo tugasezerana tugahura iyo Mana niyo izatwibeta ntabwo yabikora umugisha utanga mwami wanjye niwongera umubabaro abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera ryamye mu mahoro niyoroshe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kuranseguye ukw'iburyo kurafashe mbese n'iki nabasha kuba haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe mugisha Imana itanga niyongeraho umubabaro haleluya 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 nuko twinjira mu kiganiro nshuti muduteze amatwi muri kano kanya kandi iyo bije gucyo nyine nuko biba bije nyine abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana muramubona ukuntu ameze dushingiye ku bintu atagiye avuga aho yamuvanye ariko muramureba haleluya amen ndayishimiye nyirambure amaboko muri studio ndimo Imana ihabwe icyubahiro ariko biba ngo ntikabure icyubahiro twateranye ikakibure nateranye ngewe abandi bashaka bajya kireka ngewe nka Marine urumva yakuriye mu muhanda ikajya mu ndege ikajya mu bazungu bakama umwanya bakanyitaho nkazadara ahantu heza umva ngewe nikabura icyubahiro nateranye ukaba uri kubwiza abantu mudahuje n'ururimi nikabure rero nikabura icyubahiro nshingiye aho yankuye nahigejeje nyirambore icyubahiro kangushyigikire ndayiramuye naka gasura n'ukuberayo no kuba twicaye aha n'ukuberayo n'ukubera Imana twebwe nta mashuri atwicaje aha ntabwo twicajwe n'imiryango ikomeye ntitwicajwe n'amashuri dufite ntitwicajwe n'amashuri twize ntitwicajwe n'uburanga dufite cyangwa kuko twabyaye abana bakomeye kuko tuzwi muri leta na hehe no muri karitsiye ntabwo twe tuzi ariko dufite iyatumenye kera tutarabara insoro ngira twe dushyiriraho kugira ngo tuzamuha abahanuzi bahanurira amahanga yose none ninjye mama Bijo Joseline nyirambure icyubahiro umunsi rero natatswe n'umwuka wo kuririmba iri muri twebwe igihe tubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivugana bibayibeshyera mubagira inama barekeraho yewe mutwumva murakera kuvuga Imana nabi Imana irashoboye Imana irarengera Imana iratabara Imana irumva Imana ikuza imfubyi ikazirera ikazigisha ikazishyira mu mashuri Imana ikazirera n'ababyeyi bahari ni Imana yo kubaho Imana itoragura abantu ikabakura muri pubene niko ngo uranangaza gukura umuntu muri pubene ngo ukamuhagira ngo ukamuhindura ukamusiga ukamukarabya ukanamwambika ngo uranangaza aho nanjye mfatanyije nawe nanjye iranangaza yego Imana iduguha umugisha kandi Imana ikomeze ikore byinshi byo gutwara nabwiye abantu ndababwira ati reka turi abantu bagenda mu ndege ni bwoko ki ntabwo indege ari tagizi za kwasiterese tugendamo tubwire rero nubwo indege ari izi KBS dufataho gutya ngo abantu bose abavuye iryiriya abavuye mu byaro afite ibyo bose ngo bahuriye muri KBS ntabwo mu ndege ari uko bigenda n'ikimenyimenyi abaduherekeje basigara nta nubwo babona indege ahantu iri wacyumvishije ko niyo ndege ari ibintu by'agaciro ugarukira ku kibuga cy'indege ujya muri checking badahari bose babasezereye basubireyo nibaza aho urira nibaza aho ufatira byo byangwa ntibabizi bivuze ngo indege si yo kumenyerwa urabyumva ibazira nta umuntu ugenda mu ndege ni uwuhe Nepo umuntu uherejwe n'igihugu uwo ni umuntu wa mbere ugiye guhagarara igihugu mu kindi gihugu agenda mu ndege undi wa kabiri ni umuntu ugiye gusemura ururimi nk'utwaye ugiye kunsemurira ndakwishyura itike nkakujyana urumva ufite ubwenge bwawe nibwo bukujyanye mu ndege ubwenge bwawe nibwo bukujyanye urabyumva kujyanwa n'ubwenge bwawe undi wa gatatu ukubura indaya uri ikihere uri mayine kandi akubwira ugiye kuzegera urumva
bitewe n'igihugu ubwo n'ikipe urimo, nimba uri muri Hamasi, nimba uri muri Al-Qaeda, mbese ugenda wihishe ubu urumva ubona wagenda, cyangwa nka za ndazi zigenda mu bihugu zigiye kurara ku wa gatanu weekend mu bihugu byo hanze, iyo gahunda ari bagiyemo, ubwo nawe agenda mu ndege kuko afite ikofiye, ubwo ni umutunzi, kuko indege ntago ari tapandi gukozaho, urumva bisa process nyinshi n'amapasiporo cyangwa amavisa. Undi wa kane ugendamo ni umuntu ugiye kurangura mu Bushinwa cyangwa munoza ubugeni. Undi wa nyuma noneho ni ivugabutumwa, umukozi w'Imana. Haleluya! None ibaze mama Biju Joseline, mbese tumuri kumwe, wabaye marine, wabaye hanze, n'amashuri yayigaga kwaje ku Gikoboyi Imana kabisa, nigaga ku Gikoboyi kwaje, urumva nkacomoka nk'igihebwe kimwe kiriye gisinga sinyiga, urumva nge nuko nigaga, urumva bwari ubuzima nyine bwari bwarankubise Mana. Noneho ibaze uwo muntu, noneho indimi nizazi nizo kurya nyine, ntabwo twagana ikintu kiri bumara amasaha 2 mu rurimi rutari rw'ikinyarwanda, icyo sinagishobora. Uwo muntu uramwumva, uwo muntu mbese utafite epfo na ruguru, udafite umuryango umushyigikiye ngo uramwohereje umujyanye hanze, uwo muntu wamwumvishije. None ibibazo uyu muntu mbese no mu gihugu cy'u Rwanda mwivuga butumwa mu bintu bikaze, babana njya mbona bakaze ku macano, njya mbibona, njya nkunda cano kubireba, nkabona barakaze, nkabona barafutura, nkabona barasatura, nkabona basatuye bamenagwe amabuye barimbaguye, mbese bakoresheje uko bashoboye kose kugira ngo bagaragare. Bana bantu njya babona, urumva kabara nizunguza, akavuga yizunguza, akavuga hagurutsa, akanaba mwese akabahagurutsa, akabaryamisha, akabirukansa, akabateresha rero yanga 30, urumva mbese njya mbabona basatura, urumva zose zigahaguruka, izige bakubwiye ngo mbese njya mbibona. Muri abo sindimo nabwo gwenda ngo Mabiju arazwi cyane n'umusatuzi, sinsatura, urumva sindimo, mbese n'umuntu mbese uraho Imana ariko yo ikamureba iri mu ijuru. Haleluya! Ikavuga ati icyo nanditse naracyanditse, ngewe Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, icyo navuze narakivuze, naracyanditse nta n'uzagisinyura. Ikanyuriza indege ikajya kwiteka we n'amadolari nayakozeho, uzi ko nakoze nyine bajya gavuga ngo Mana ngo dusabye amadolari amapaundi, nyoza amadolari ni inoti isa gute, ituruka he isa, ariko nayo nayikozeho. Ariko nyamara ibintu birarya, mushake mwo kwigirira nabi. Nicara mu ndege nuri indege nabwiye umuzungu twari turi kumwe, ndavuga ati mbabaranire haleluya, yonyine nta kindi ndi bukore, reka nire haleluya, kuko njye nahise mvuga ati mare nigiye mu ndege, yicaye mu ndege, niyo mureke yitere haleluya, basi ndege yashwanyuka yahitihirima, ariko basi mfira nanjye haleluya, nayo nyitere mvuge tuwiteka we nzakugumaho, umuryango wanyu uzagukorera, abana ngukorera, umugabo gukorera mpaka tirayidaye kwiza dupfuye. Acyumvishije nabwo muzuga ati nawe utuvuga ngo amena, umuzuga ati se yo haleluya, mbese biramucanga, ndavuga ati wowe upfe kuvuga amen, urumva amen, urumva byo ari kukoresha gusa. Ndi ku kibuga cy'indege nepo, ndi kubona indege iri imbere yanjye, nagiye muri ebyiri, nafashe Zambia ingeza Kenya, ubwo ni indege ya mbere, ngeze Kenya mfata Rwandair, ariko mwagiye mukorera Imana ko birimo byemera. Haleluya! Nyamara birarya biremera. Yesu we, hari kuntu ajya kambona kuri televiziyo amasikariye yatamanuka direct, udakanagiye nyine imwe, urumva nyigeraho ngiye muri checking muri Kenya, nabaze aha ni imirima, reka mbanze negere inyuma, mbanze ndebe ukuntu babimanukaho, urumva sinari nibwo ga mbere marine yagera ku kibuga cy'indege yakwenda yiki, ariko Mana wete mwakoreye Imana, mwagumye imbere y'Imana, mureke iby'abantu dukorere Imana, tuve mu by'abantu. Namaruka kuri esikariye ndavuga ati iyi ni imirimo, nagira ati ni imirimo y'Imana, iyi ni imirimo y'Imana. No ku kibuga cy'indege nahavuye benshi bamenye, bawe twabonye umusazi, ndavuga ati nari bindi umusazi, ariko mfite icyo ndi gukora, mfite akandi kuyipimira, nubwo nta butunzi mfite, nubwo ntacyo nayiha kindi, mujya ngo naje imbere yawe nambaye ubusa, ndakwinginze nyambike, rero ati ntacyo mfite kindi, ariko reka mwibwire ngo warakoze ako konyine, mfe kukubwa ati merci papa, merci daddy, merci chérie, merci. Bureza afite uko yakita Imana ye, nshimiye Imana rero, nako yise nshimiye Imana. Narageze baragekira nk'umukozi w'Imana, ariko iteka we shamwakoreye Imana, biraryoha. Ka video kamwe ndavuga ndi kabisa, biraryoha. Nice banyiceje ahantu najye gamvuga sipunzarya inyama,
nepo nagiye bati nzarya inyama kuko mvuge ngo uyu munsi sinzi ishaka birashoboka ibyo ni ibintu bishoboka umuntu akarya inyama akaba sinzi ishaka ntabati wapi najyaga nsiba ngewe najyaga ngera nk'ahantu batetse nko ku muhanda nyine kwa kuri mu nzu utetse hanze wakinjira mu nzu ugiye kuzana umunyu insafura nkaba ndayiteruye mani nkaba ndayizamukanye nkajya kubirira ruguru isafura nahaca nkayiporomotsa nkahita nca urumva ubwo ku munsi umwe nzicara ry'inyama kuko mvuga ngo ndi inyama nkoze akazi ariko nepo nabera aho narindi haleluya birakora bya bintu birakora yani ngo natera ngo dusafura tw'abana nitaye ngo turashyushye naga nambaye igipira nahitaga nderuza kwasohoka mu nzu ugeze hanze isafura ukasanga bishyuha nakare natera isafura twishi cyane hari abantu babwirije barabwirirwa benshi nagiye mbwiriza biri ubusa hejuru yanjye ariko nanjye mba n'inzara arindi murumva ako gasafura nakagusubizaga cyangwa bisuka ko mu gipira nawe nk'ibivange byarimo umunyu bitarimo umunyu kizima nuko ari ibiryo agasafura ngayiporomora ikakugeraho aho wari uzi ko utetse ukabona isafuriya ariko tujya imana yakoze imirimo turi mu mashimwe y'Imana kandi byari ngombwa Imana ishimwe niyo tugiye kugana muri kano kanya rero twafashijwe twatangiye gufashwa nta hantu Imana itakora ntaho itageze umuntu dushingiye ku mirimo y'Imana umeze neza rero niba hari umuntu mu kiri kinyejana wishimye udafite stress udafite ibintu bimuhunga ni ngewe kuko nabonye ko byose bishoboka bareba ikiganiro twakoranye ubushize basanga harimo diferanse ndende kuko ubu ngubu ejo ngiye kongera ngende bazongera babona diferanse ubu ngiye gahunda yanjye niyo gukora Imana ntarebye imbere n'inyuma uva mu bwiza ujya mu bundi ubu si ndi mu by'abantu nkunde ubyihorere gahunda yanjye ninjye n'Imana ukomeza imbere ni gahunda no gukomeza imbere nakureba niko Katolika yaririmba Muroma niko yavuze Muroma yari yagiye mu mwuga Muroma ari mu mwuka komeza inzira watagiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe uriya Muroma yari mu mwuka rutagira ngo yego mama Bijou twishimiye kubana nawe rero kandi mu ivugabutumwa dushimye Imana ko yabanye nawe n'uyu munsi ikaba gikomeje gukoresha imirimo n'ubutwari abantu muri ino minsi mama Bijou usanga ufite iby'Imana yagukoreye uri kuvuga Imana yo ushingiye ku by'Imana yagukoreye ushingiye aho Imana yagukuye ariko iyo urebye abantu muri ino minsi usanga uburyohe bw'Imana bwarabashizemo ese aho hanze wagiye baracyakunze Imana aho mvuze ukuri aha nagiye rero nabonye bakunze Imana bakunze Imana kandi bo babikunze ari bibiri nabonye babikunze ari bibiri bakunze Imana n'amafaranga hano mu gihe twebwe tudakunze Imana tudafite n'amafaranga ntidukunda Imana nta n'amafaranga dufite twe turababaje urumva ariko bakunda Imana bagakunda n'amafaranga kandi koko bakanayabona urumva nimba rwa ngo ni saa sita itanu rirangira ni saa sita ntabwo wavuga ngo ni saa munani saa sita basohoka bajya mu mashopu bajya gucuruza kandi bakabona amafaranga wacyumvishije mbese harimo abantu bakunda Imana kuko nagiye mu nsengero nk'eshatu ariko nabonye bakunda Imana bacyajya n'ibihe byaveye byo gusenga nijoro bakihuza bagasenga n'ubutayu bwabo nabonye babujyamo kandi bagakoma n'ingoma bakatsa n'amatara mu ijoro ingoma zikavuga bakarabavuza ntabyo ngo barasakuriza abantu hoya babavuza ingoma bakabyina mu ishyamba bakatsa amatara mbese ubutayu bwabo nabonye buryoshye nyine bo basenga VIP kandi Imana ikabumva cyane ikanavuga ati nababonye mbese mama Bijou uyu munsi niki ubona aricyo kiri gutera abantu bagutakaza Imana muri bo ugasanga bashatse kwimika ibintu iyo urebye usanga umuntu uko wari umuzi uyu munsi ejo murahura ukabona yahindutse ukabona hari ibintu byamuhinduye ese niki ubona aricyo kiri gutera abantu kutaryoherwa n'Imana kudakunda ibihe byiza byo gusenga muri ino minsi ugasanga barangariye mu bindi bintu
aho n'Imana iko yatanga ubutumwa abantu bararangaye abantu bagiye gutungurwa kubera ko barangaye ubone kiri gutuma abantu bahuga cyane especially abanyarwanda ni umurengwe abantu bafite umurengwe abantu bafite umurengwe uturuka mu kwibagirwa ubundi Imana igihamagara Abisirayeli kibakura muri Egiputa mu gutegeka kwa 2:18 yarabwiye ati nimumara kurya mugahaga nimuzibagirwe erega Imana izi umuntu izi ko umuntu atuye muri kamere yo kwibagirwa AAZ ihora ibibutsa bati nimumara kurya yemwe Abisirayeli mwe nimuzibagirwe ubwo ari ifite impamvu bivuze yaribona ko bazibagirwa kandi uko Abisirayeli bakijya mu butayu bakimara kubona amazi afukuwe mu butayu bakimara kubona inyama zibikona bakimara kubona Imana igaburiye 5,000 mbese bakimara kubona ibintu byagiye biba nk'ibitangaza no bahereyeho bahitangira kwiremera ibigirwamana bafata amafeza n'amaza batangira gukora ikigirwamana batangira kunegereje Imana rero umuntu agira umurengwe hari umuntu wibagirwa bitewe n'umurengwe cyangwa bigatuma ubwiza bw'Imana n'amasengesho bimukamukamo akajya yumva yagezeyo kayumva byese byasengeraga yarabibonye akumva ari mu gihugu cye akumva mbese akumva arafatishije haza n'undi wa kabiri rero si yarenzwe ntabyo yabonye urumva yakubitanye n'ubutayu buramururira biramushana bituma n'iby'Imana abona ko ari ibya bindi bya nepo mbese ubutayu nabwo bumubana burebure burebure muri we urumva yasengaga 2, 3, 4 agasenga Imana imubwira nepo nzakugura ipantaro umunsi nepo nzagura ipantaro ubutayu biragenda burebure na ipantaro afite iracika gurika ubutayu kuko banye burebure wamubwira ngo Imana kugura ipantaro ati yibwiriye abamarayika kubera iki byarambiwe byamubihiye urumva nako nyine turimye gukomeza inzira watangiye nyamara we gucika intege naje kubona ko aho ngaho ucikiriye intege ariho Imana ibigiye gukorera aho urambiriye aho umanitse amaboko uvuze ngo ayisarenda niho Imana ibigiye gukora niho Imana igiye nepo niyo abandi mu bantu bacitse intege bagatakaza Imana icyizere nari kubivamo kera nari nabivuyemo narabinegereje ariko wakomejwe n'iki ndi umuntu wishwe n'inzara nepo tambona uvuga ngo ndabyibushye inzara yanyunyuje inywa n'amaraso urumva inzara ijya kukunywa amaraso ku buryo nuko ubonye mu nzira avuga ati nk'umunyenzara mugenzi wawe hari ukuntu abanyenzara bagendana bakavuga ati disi yo tishwe n'inzara urumva bakayikubona murumva inabara abanyenzara baze nimba umunyenzara yikubonye urumva warashize byarakurangiranye negeze gusonza narabyaye nanatwite ndasonza njya kwa muganga siko nizo numita njya kwa muganga kuno ipundi mwarigira Imana icyizere nyamara Imana izakora tubwire imirimo y'Imana malaria nkubita nwite mfite amezi 7 ivamo inzara ivamo malaria y'imisaraba 3 Kacyiru njyayo njya kwakira mu bitaro bangize mu bitaro bakajya bankira ahantu ababyeyi babyaye nepo ibiryo bihungisha malaria ibiryo bihungisha hepatite ibiryo bihungisha kanseri ibiryo ufite ibiryo iyo ufite inzara indwara zose ziba zihari ariko ifite ibiryo indwara zirakira none kwagiye bakaguha ibiryo bama ibiryo ndakira nepo na muganga ageze kumpima nkaremba nkavuga ati nansaga ndi normal ndataha kandi ndatahira ahantu habi mwongera nkarwara yego nkirwaza ngapfa gahwera uko nabaganzi ko baneraga imiti bakanasora muganga ko yaranzantwe nakoraga kwa muganga yarangije yarambwiye ati imiti turi kugutera ifite impact ku mwana ariko simbyiteho kubera inzara inzara mba kwa muganga ko ibisombe abantu babyaye nyine babyaye baragemura bamwe ibisombe bakama ibitoki ndakira we muganga ajya ngiraho ariko nkahita ndemba yakomeze wiriye inzara nabaye kwa muganga ari inzara imbeshejeyo urumva abantu bagira ngo ndarwaye kandi narwaye ari inzara inzara ndarasemwe mati wambara ukama amezi 2 ko ifite 7 nkazavano kwa muganga mbyaye bigutwaye iki gitana nzakigumaho mpaka mbyaye Mana yambwiye ati Jose uri gukina n'ibintu utazi ati uwo mwana uzamuvana hano ari umupfu sibwo nagiye nabwo ndira nsezera muganga mbwa ati ni inzara nari ndwaye reka ngende ndumva ngo uyu mwana azapfa inzara
inzara irandya nanabyaye nabwo inzara irandya nkajya nkora isosi y'inyanya itogosheje nshyiramo agasenda barakore bajye baza kunsura bakambwira ati rero tugutekera isombe se kandi ujye ushyiramo ibinono hari ukuntu barakore bazi kukubwira mapu y'ibyo uteka kandi batabigwaye nyine mfasha bakakubwira tushyire mu isombe ushyiremo ibinono bizana amaraso urumva ukajya ngo ntabyo uzi numva avuga ati kandi ukora ibi bitrave ushyiremo n'ibitunda kugira ngo upfe kukamira yazanye ibihe ntabyo nyine kukubwira buri muntu wese agira akasaraba ke niba mama mbwira ati mwebwe muri kuyumva ni ukuri mukomere nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ubuzima uri kureba buri imbere yawe hari ubundi buri inyuma yabwo nkajya mbabwira ati rero ndumva narazinutswe kuko nabonaga ntacyo banzaniye ubundi kumva nabizinutswe ibyo byose mu mbwe narazinutswe ibitoki narazinutswe isombe narazinutswe niyo mbibonye ndaruka niyo mbibishe naho babitetse ndaruka mwe munekera agasosi k'inyanya ariko hari ubuzima Imana igire mu buzima witakariza Imana icyizere ibintu byagiye binkomeza ari byinshi numva ukuntu byagiye nepo wajya utuza wowe ndikumva yareze nsoza njya ku murokore njya barokore ndanabakunda baranyigishije hakubereye abarimu ishuri ryo mu barokore ni ryiza ubona uragraduating ukambaruka igitabo ukacyandika nushaka kwiga aya mashuri asanzwe nabwo ntabwo ari amashuri uzajye mu barokore uziga neza bazakwigisha biology chimie byose neza na mate barayigisha mbese France ngo nuzi igifaransa uzakivuga wowe ujyamo gusa ujyamo uzamenya indimi zose umurokore n'umwarimu mwiza aho bari bubakwe urumva kandi namwe muri mukomeze murakanyigisha mvuye mu masengesho iminsi 7 nepo navuye inzara ndayizi mvuye mu masengesho y'iminsi 7 ndaza natekeraga hanze hanyuma ni nakacyo ari kure atekeye hanze nsanga atetse ifi nepo yarazi guteka hari umuntu uteka ukahita uvuga ati wawu ndakwemeye hari n'undi uteka ukavuga ati ndi mu yitatu kwera ibyo biryo ukuntu bimeze ukahita ujya mu masengesho bitewe n'ibiryo ubonye urumva ariko yarazi guteka ifi kiramo ikirungo mvuga inkuru ibaze mvuye amasengesho iminsi 7 nawe arabizi ko dusengana akaranga ifi mvuga inkuru ashyiramo ikirungo mvuga inkuru ashyiramo sauce tomate mvuga inkuru hari ibiri byitwa soya sauce nabyo babishyiramo sauce iramumurana imbere sauce urumva mvuga inkuru kandi niko bikiriza gatusha mama bijuzi kuganira oye kigeraho na mama biju tuwasuzi kuganira ndaganira koko isosi bavanaho bakira amazi y'ubugari nepo mvuga inkuru nzanindi nageraga inkuru y'ikigezweho nzanindi inkuru y'amazi bararika mvuga inkuru birangiza mvuga inkuru bajya mu nzu inkuru nyinzifite binjira mu nzu batanyira bakarya afite akarido kaciyemo gutya nkajya megeza nyivuga inkuru kugira ngo mve ko nyiri hanze bakikiriza bakanaseka bagusiga hanze ndase nkajya mbabwira inkuru kugira ngo naceceka bakajya nagiye mvuga inkuru mengereza bamiragura baseka najya gutunda usekise nyine dusekeje nyine bagaseka bagatembagara ati komeza byageje kugenda gute ariko bamira inkuru bambaza uko byagenze sha ndi hanze bari kubumira urumva batipe basigaza ubugari bwanganaga gutya basigaza n'igifi cyifi bakiryaga igitwi bancaho ubwo inkuru zose zirangira ariko n'ubugari zese zirangira ngo umwuka uhera mbura umwuka wo kongera kuvuga kuko ibiryo byari birangiye aho gace se barakaguhaye bancaho bagiye kubimena muri puberi babimenamo urumva ibifwa n'ibifi byose bivanze na cya gitwe n'ubugari byose bivanze nyine mva ko biba bivanze ndagije ndagenda ndabasezera ariko nca hirya maranga kayo nizo yaza nca hirya mu kandi kago ndinjira njya muri ya puberi mvanamo ubugari n'ifi ndangije ndasenga mwimata Imana utubura amafi mu biseri sinari mari utubura imitsima ngo n'imikati ibyo bitubura sinari mari ndi mu masengesho ubu ngubu ninjye mu Isiraheli waka kanya tubura inofi utubura n'uyu mutsima hanyuma ngubwe neza nako mvuye amasengesho
Imana ngo ati Jose uribeshye ry'ibyo biryo ubuzima buzenda burangira urya mana ndatoje tebadayimo ndabirukanye abazimu n'abazimukazi n'abanyirasenge bambuza kwirira ubugari ndabirukankana ndabatibikana tiniruka hari kuwiteka we umuntu ari mu nzara namenye ijwi ry'Imana n'ijwi ry'abantu byose abona ari amajwi nyine ntabazi kubitandukanye ariko Imana nepo bigenda bite ndonje nasenga nirukana abazimu nzikari bwo bamvugiyemo ndonje nasenga tiratamana watubuye warabitubuye njya byigisha simbizi nimba warabikoze njya mbisoma gusa nimba byarabaye simbizi ariko ubu ngubu ushaka kubikora bikaba ngajya mbibwira abantu neza physically Mana wambabariye ukabitubura nkarya nkahaga irongera mwete Jose ninjye witeka bivuze uribeshye ukabirya ubuzima bwawe buzarangira urya Mana muri pobere Yesu we leta nca bugufi mfata bwa bugari na yafi bishyira muri atero urankoza ariko naribi nawe usigaro birye ndabanyije ndasohoka ndumva naragiye ngeze hasi kuri interseke nahuye n'umuntu angurira amata ubwo iyo nzari bishiriye aho ngaho ariko simva nari nge si umurokora wari binkoze mwasenganye wowe wihanga abana amaso hanga icyo Imana yavuze aba ari cyo utumbira kandi ugire icyizere biza busa sindi kurya abo ndarya n'amafinda yarya n'ukuri kw'Imana sha mwakihanganye n'akanyamurakarye mwakihanganye n'inyama ndazirya uzi ko nigeze nateka inyama ndavuga soni njye usitetse nundi muntu nkajya ninosha inzara ngira ngo singewe njya ngo ndebe kandi njye uzitetse Imana nahita zabakura na nahita zabageza gira Imana icyizere mama Bijo nambaraga imyenda nyitiya nige bamaga imyenda minini nkayizungurutsaho ijipo urumva ukakizungurutsaho ukagihiniramo ukafata ikiziriko cy'insina ikirere ukakizirikiramo hagati ukayituhina byose urabizi nabyuzi ubundi ikijipo ukacyambara gikubita ubundi kandi ugakorera Imana muhumure muzambara ndambara ndambara umbonye ubu ngubu ejo iyo mbona urumva n'ejo nzarambaye ukundi kundi natiye umuntu imwenda neza niri umuntu imwenda ndirimba muri korali y'urubyiruko ndaririmba nakoraga kubyina kera ndabyina umukobwa yanje ati Jose ati wase utancira imyenda byina gahora ndavuga atabana abazimu kwacina na Yesu njya hirya ndabyina ahita bivuga muri korali ati president mbwirira wasarega kubyina cyane dore kanzu yambaye niyo mama herutse kungura ejo bundi atayica ubwo si umuntu so murokora ndabakunda batumye nsobanukirwa icyo ndicyo bagejeje imbere y'amasezerano hafi y'amasezerano ngayo nakwibwaga nawe ati mukomere witakariza Imana icyizere nakomeje kuyigira icyizere none ndi mu cyizere cy'Imana usiko nibaga udutelefone usiko mfite telefone ihenze twibaga se n'urushinge reka genda undi umuntu ageze muri karite yo kwiba umuntu afite karite yo kwiba yiba n'urushinge n'ibidafite umumaro byose arabitana byose n'ibiri tukajya kubijugunya irye pfa kuba wabyibye urarigeze Satani akongoza kugiye utibye ukashaka akantu ugenda wibye nyine nikaba gafite umumaro gatafite ariko kakiba ugakora iki kimenyetso simbore yo kwiba shabyihorere mwebwe mukomere kandi nakwiba duhagaranye uzi ko ni Bugande akone po nzakubwira Imana yankwe mu bujura bagiye kunwika n'ipine i Bugande wagiye kwiba Uganda ngenda umuhatari kumbona imyenda yawe nkayanura namara kuyanura imyenda irasa nawambwiraga ngo iyo imyenda irasa oya ukavuza induru ngo umujuru ubwo nabaga nayambaye ndi kwigera nkakwiruka inyuma ati umujuru mufate kandi ngi yambaye uzurambaza iki bivuze ngo rero mukorera Imana mu gihe icyizere nanjye yankuye aho wowe zaburita kugukora bagiye gutwika mu ipine tuzabivuga nasenze amasengesho ane nzabivuga ubutaha umuntu arokotse nasenze igihe Abasilamu n'iryo Bakaturika n'iryo Badive hasoza iryo barokore kugira ngo mve n'ibyo umusirikare utajya abona n'ibyo n'umuntu ukomeye woroheje njye naribaga mani ntabwo narebaga nguriye n'ibyo mwavandi kofi n'imuco moramo izarako nakajya tubyihora tuzayigaruka nakagaruka zari ingingo z'amakuru
yaracomboraga yari abashumuraga cyangwa ari kiza karagatambutse ubwo tuzabisubira buto n'uyu mpamvu tugiye kuganira wa wundi wacomoraga n'utangiye kurinda yajya kuvuga Imana uwo nguwo n'uwo Imana yagiriye ubuntu ikamuha izina akaba afite abana b'inkumi n'abahungu akaba afite shajyoreka nkaba ngenda ahantu abantu bashumba ati mukozi w'Imana ibaze Marine uti mukozi w'Imana bashumba ati cara hariya mwami Yesu yumbona mbere Marine nagiraga ntibabire bahishurira ibiri kujya imbere n'ubasubize kuko bahita bankura ku gatundi Senza amasengesho yumva ne narasaye ngo ni iby'abasilamu nawe wasara umunsi n'amabi yaransekeje twikomereze Imana ishimwe ko yakuvanyeyo ikakuva n'ingingo zawe zose zicyuzuye shadyorere none umunsi ni umugore wubahwa wakoze ubukwe utagira ngo narishingiye akoze ubukwe bibi abantu banyuruka inyuma ati yakiriyo warongowe Marine yarongoye yambaye ikanzu baze Marine iri mu ikanzu y'umweru ariko hamwe nabyo muzi bantu bancagaye bavuga ati mugeni turamu witeka we nyamara ibyo byanjye birakaza utajya mugene bavuga undi Imana nyikorera nanyi wese kuko ngewe insubije inyuma nahita mfanga hwera nshuti y'abari duteze amatwi n'uyu nguyu mu mabijuri yabibwiye ariko natwe tuzagana ubuhamya tuburambure neza ko numva bino ntaho byafashe tuzajya mu ngingo nkuru tuno tuzirambura mapejere urakoze cyane reka twinjiye mu gice cya kabiri cyacu ko nubitwemera tuzaganira neza tubirambure neza tubwire abantu Imana tubabwire ko Imana ivana abantu hari ahantu ikabagira abantu bakomeye nkaho amen ariko niba uburyo wambayemo n'uburyo usa nzagaruka nambaye ukundi zatugira ukundi mama bije reka tuguse twinjiye mu gice cya kabiri noneho cy'ubutumwa Imana yaguye kugira ngo ugeze no ku bantu nabwo tutawugeze nibango gatoya tunagane tubirambure neza urabitwemerera nta kibazo Bane gumushe reka tuguseneho usenga Imana twinjiye mu gice cya kabiri kandi umukoro w'Imana agushyikire mu izina rya Yesu Kristo amen. Turagushimiye uracyari mwiza ku buzima bwacu uracyari Imana ikora uracyari Imana y'umutabazi Elohim uri Shaddai uri Jehova Jireh Jehova Rafa uri Mesiya uri karuhura kubarushye uri inshuti magara uri gikurikirana wakwiringiye ntazigera akorwa n'isoni waguhanze amaso hazaba amahoro masa kuko ugufite hagufitemo imbaraga gufite nk'intwari gufite nk'umuneshi turagushimiye kuko uri muri twebwe ikitubwira n'imirimo ugenda ukora turagushimiye ko ukiduhagazeho tugushimiye ko ukitwumva dushimiye ko ukitureberera ukamenya imyicare n'imivugire n'imitekerereze ukamenya aho dutuye ukamenya aho ducumbitse ukatumenya ukatwitegereza ukavuga ati kuko n'abakunze akaramata nicyo nzabakiriza nzabashyira hejuru kuko mwamenye izina ryanjye muzanyambaza mbumve here stiki desta turagushimiye serye nirihimbazwe tugiye kujya mu kiganiro turasaba mwuka wera w'Imana azabe hagati muri twebwe butatu bw'ijuru buzabugwa tahantu mu izina rya Yesu mbaraga z'umwijima zihunge mbaraga zose z'abadayimoni zikurwa mu izina rya Yesu murakoze cyane nazanye ijambo cyangwa ijambo mfite mu iyi minsi iravuga ngo wirira ijambo reka turire muri Luka igice cya 7 turasoma ku murongo wa 11 haranditse ngo bukeye reka dore ku murongo turere ku murongo wa 13 murongo wa 13 turavuga ngo 13 turavuga ngo
umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ngo wirira. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ngo wirira. Haleluya. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ngo wirira. Igihe cyari igihe kimwe, cyari mu gihe cy'Ubuyuda, uyu mugore w'umupfakazi yari yarapfushije umugabo, ariko byari igihe cyaravuga igihe cyabo, uyu mugore yapfushaga umugabo yahitaga ataha. Uyu mugore yabaga yapfushije umugabo ari umupfakazi yahitaga asubira iwabo. Igihe kiragera bari mu nama baravuga ngo umugore ntagomba gusubira iwabo kuko hano yahabyariye umwana w'umuhungu, nicyo gituma ari busigara aha hantu. Uyu mugore w'umupfakazi asigara muri urwo rugo kubera umwana w'umuhungu w'ikinege w'umusore yari afite, w'umwana w'umuhungu asigara muri urwo rugo kubera umuhungu yari afite. Imana ifite akantu izagusigariza kazatuma usigaraho, kazatuma usigaraho. Hari akantu Imana ifite Hesti, hari akantu Imana ifite yabitse ahantu kazatuma usigaraho. Ntabwo uzagenda nk'incike, ntuzagenda nk'udafite epfo na ruguru, nubwo nta babyeyi ufite, nubwo nta muryango. Hari akantu Imana yagusigarije kazatuma usigaraho ngaho. Ng'iki gihe kimwe ngo umugore ari mu murima, ngo agiye kumva yumva inkuru ivuga ngo umwana wari usigaranye arapfuye, ngo nawe arapfuye. Ngo umugore akibyumva ngo yikubita hasi ngo agwe umwuma, aravuga ati n'akari gasigaye, n'akari karatumye asigara nako karagiye. Abwira Imana ati Imana, kuki ubyemeye, kuki wemeye ko uyu mwana agenda, ubu ndabigenza gute? Haleluya. Imana irumva, Imana irumva. Imana yarumvishe ngo uyu mugore gakiri mu murima ngo arazamuka asanga umuryango wateranye, ngo uramubwira ngo tukimara gushyingura uhita ugenda iwanyu. Ariko haleluya, Yesu yari muri iyo nzira yitwa Inayini, muri uwo mudugudu w'Inayini na Yesu yari awurimo. Ngo uyu mugore bikoreye ikiriba ngo bahise baboneka. Dufite abantu bikorera ibiriba byacu, bikorera ibibazo, bikorera ingo zacu ntizizamara kabiri, ntituzabyara. Abikorezi bose aho bari bose turabasuje, bikorera ibintu bipfuye gusa, nta kintu kizima bikorera. Bahora bikoreye intumbi, bivuze ngo bikorera ibintu bipfuye, bikorera ko ibintu bitazamara kabiri, ibintu barimo ntibizarangira, ibintu barimo ntibizacamo, yewe nuko babona bagenda urugo ntiruzamara kabiri, ntibazabyara. Nubwo bajyanye n'umurongoye ariko ntabwo azamubyarira. Bahora bikoreye ibintu ati waba ni mu bakene, bifite ibintu bipfuye gusa, iriya tora rishinze ntirizamara kabiri. Mbese ni ibintu bipfuye. Abikorezi turabasuje muri aya masaha, nimukomere mwikorere, harije guhura namwe, yitwa Yesu Mutabazi, uzatabara bera bamurengera ku manywa na nijoro, ntazigera arangara. Ni intore zamutakiye ku manywa na nijoro. Yaba wikoreye, komeza wikoreye, ntukire hasi kugira ngo ukomeze ubyikorere neza. Ngo umugore ajya inyuma y'ikiriba, ngo ari inyuma y'ikiriba, ngo agiye, ngo agenda yikoreye, ngo bakiri mu rugo, ngo baramubwira ati ikintu wazanye muri rugo aricyo utahana. Ngo n'imyenda yaguriye muri urwo rugo barayimwaka, n'inkweto yaguriye muri urwo rugo barayimwaka, imyenda yaguriye muri urwo barayimwaka. Mbese yatwaye imyenda yashakanye, nibyo yatwaye muri urwo rugo. Ngo yikoreye agashashi, agenda arimo indirimbo ngo kuki wabyemeye Mana Nyagasani, kuki wemeye ko ibintu bimbaho, kuki wemeye ko umugabo apfa ukemera ko umwana wanjye nawe apfa, kuki ubyemeye Mana? Nakukoze iki? Nakugize ute? Niki nakoze? Cyaragiye turana umwatera afite, yari yarakize imyate, ubona nasubiye iwabo, ati imyate igiye kongera imugarukeho. Yari afite abamugendaga inyuma, bavuga ati aka karashobotse, byo birarangiye. Yagendaga afite abantu abikorezi barihutaga cyane. Ariko dushimira Imana ko mu rugendo dufite n'abantu bavuga ngo abantu twasenganye bagendaga bavuga ati ikomera mubyeyi, wasenze Imana, warakiranutse, watanze amaturo, wasenze Imana, wiruje ubusa, wafashije abakene. Imana wasenze ntizagukurira amaho. Ariko umugore agira agahinda kenshi, agenda arira, avuga ati Imana, ibintu nkoreye ni ibiki? Ngo akigera ngo Yesu ngo ari muri iyo karitsiye ari kumwe n'abigishwa, ngo yiyumvamo guca muri uwo mudugudu. Imana ibyiyumvamo guca iwanyu, Imana ibyiyumvamo guca iwawe. Nubwo ubona uri kurira ariko Yesu abyiyumvishamo, nubwo uri kutaka Yesu abyiyumvishamo, nubwo byakuyobeye amadeni ari menshi, kredi rigenda, ngahura n'uwo mugore ari kurira ngo yikweye ikiriba, ngo aravuga ati mubyeyi, niho twasomye, mugore wirira
wirira ngari kumugwa kubera gahinda ngwa ati uyu mugabo uri kumbwira ngo nakurira yabazi ko nashi wacu yabazi ko nsubiye iwacu yabazi ko umwana wanjye bamwikoreye yabazi ko birangiye ibyanjye kuki ari kumbwira ngo nakurira uyu mugabo nuwahe uri kubimbwira Yesu abona umugore ngararira cyane ntago ari kubyumva iyo umuntu ari mu kigerageza ararira niyo umuntu yamwihanganisha ntago ababyumva ari kumva ijambo ry'ihumure mw'uyu mugoroba Yesu aramubwira ngo wirira ngo Yesu abonye bidashoboka ngo yegere ikiriba Yesu acyegere iri joro Yesu yegere ikiriba cyawe iri joro Yesu yegere icyo kiriba Yesu acyegere ngo aracyegera ngo abwira umuhungu ngo byuka ngo umuhungu arabaduka ngo arabyuka ngo afata wa mwana amusubiza nyina ngambwa ati mubyeyi ngo nakubwiraga ngo wirira dore cyo nakubwiraga ngo wirira subirana umwana wawe iri joro Imana igusubiza umwana wawe wari upfuye iri joro Imana igusubiza umwana wawe muzima iri joro Imana imugusubize yewe mubyeyi we igusubiza uyu mwana yewe papa Imana igusubiza uyu umwana wawe Satani yaramwibye Satani yakwibye ibyawe Satani yarakunyaze Satani yarakuriganyije yajyanye umugisha wawe yarawujyanye iri joro Imana igusubiza umwana wawe igusubiza ibyawe iri joro wakire irakubwiye Yesu arakubwiye ngo wirira iri joro Yesu arakubwiye ngo wirira nubwo bimaze igihe kirekire Yesu akoze ku kiriba Yesu agikozeho stiki de staya mando hataki de staya bi Yesu agikozeho ngo umubyeyi ngo asubiye mu rugo ngasanga bari kugabana asanga imitungo bayigabanye garagije arabwira ati rero ati umwana wanjye ngo ndamuhonye muye na Yesu musubize ibyanjye byose byamwari mwagabanye byose mubisubize ngo bamusubize ibyo bari bagabanye ariko avuga ati njye na Yesu twahuye iri joro uhure na Yesu papa iri joro uhure na Yesu mama iri joro uhure na Yesu yewe wamfubyi we uhure na Yesu iri joro yewe urushye we umva ijambo ry'ihumure Yesu ahuye nawe guma kuri uwo mudugudu wiva muri uwo mudugudu w'inayini wiwuvaho gumaho uwo mudugudu waseberejweho ugumeho stiki de stay guma kuri uwo mudugudu waseberejweho gumaho bakwangiye uwo muryango ugumemo wiwuvamo Yesu agiye kuhanyura kandi iki kiriba cyawe uyu mugisha bakuriganyije Yesu awukozeho arawubaduye aravuga ngo nubyuke daruhuye n'umugisha wawe iri joro Imana irakubwiye ngo komera wirira wakurira hoza ijwi ryawe wakurira mukobwa w'Isiyoni we hoza ijwi ryawe haleluya dushimiye Imana itugaruriye ibyacu dushimiye Imana itugaruriye umwana wacu dushimiye Imana itukozeho dushimiye Imana idukuye igisebo n'ikimwaro aho twasebereye Imana ishimwe tuyihaye icyubahiro nihimbazwe nimwakire ijambo ry'Imana shalom amen haleluya Imana nishimwe dushimiye Imana yo kabyara ahongo n'abakobwa iragahe ikabura cyubahiro twateranye haleluya iragaheka Imana ishimwe ndafashijwe wirira imugoroba wirira amen uyu mwaka tuzawurangiza wirira Yesu arishyura ideni wirira Yesu arishyura nageze mba mu gihe ndikubwira ngo mwirira njya gukodesha inzu Theo nkodesha inzu ariko we wirira nkodesha inzu n'abana umugabo nakazagira imyaka 3 tubana mu nzu abyuka koropa nanjye noza ibyombo mbese ducana amaho ngaho dufite n'abana inzu tugiye cyo kwishyura inzu biratucanga none byo gihe cyo kuducanga tukajya twishyura tugurisha intebe twishyura inzu tugurisha televiziyo twishyura inzu tujye kugusha n'amasafu twishyura inzu tugurisha n'ibyombo twishyura inzu birarangira byose ariko Imana wirira Imana ijya yishyura Imana irishyura ubu tuba mu nzu ntajya kuvuga ngo turishyura ryari ngo haniye twishyurana mbere iyi wirira ibihe birahinduka harakeye n'iryo kwa Nowa ryarakeye na leta zake umvisha n'amasaha narayagurishije n'amasafuriya ko nishyura inzu n'amatora ndayigurisha n'uburiri wirira twararyanye twagoye ikingo songa mbere turasongamana kwese n'abana n'umugabo twese tujya ku kamatura kamwe indi twayeguje ngo twishyure inzu nge byandenze ariko reka mvuge ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze gukomeze tuzaganira byinshi ubinyemerere sinzakubure ndahare uri inshuti yanjye ntuzakure rwose
tuzagana byinshi kandi bizafasha abantu b'Imana. Reka tugushimire no ku kiganiro cyiza tugiranye no ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo utanze, kavuge ngo imbaraga n'amavuta ntibikakubure kandi umugisha w'Imana ukomeho kandi Imana ikomeze kwagure ikuvane mu bwiza igoshyira mu bundi. Birashoboka ko hari umuntu utwumvishe yumvi amagambo mvuze urange ubwayo iyo muntu afite imirene kuguhamagara ngo ni kabisa, ariko nge nuko mibereye nge ndahibereye niyo mahirwe ngize no mukargo ndakwiherana twongeye tuganira ukundi kuntu. Ariko hari undi muntu duteze amatwi ushaka kugira aho atira mu ndashaka kumuvugisha numvisha ari imbaraga z'umwuka afite araho hari icyo yamfashije, tanga nimero telefone. Barakoze cyane. Nimero yanjye ni 0788 16 62 Yego 0788 16 62 61. Guys, ngeri Imana twisoreze. Reka dusenge Imana. Haleluya! Wirira. Turagushimiye Yesu. Hela tiki destaibi. Hetaki destayamando. Turagushimiye. Izina ryawe nirishyirwa hejuru. Vuganye natwe ngo twekurira. Imitima yacu nituze, turatuje. Nagwa turira, ntituzongera kurira, dufite umuhoza. Ni Yesu haje gukora ku byacu. Turagushimiye kubikoza, tugushimiye kutugarurira umwana. Izina nirihimbazwe, nukirwa hejuru ni wamamare, wowe utarabanura ku butoni, tita ku masura na karane na kavukire. Tugwaye icyubahiro, iri jambo rishyikire kandi rishereshe imbaraga za Mwuka Wera. Abantu ribahindure bakure mu rwego rumwe bashyire mu rundi, bazabashe gukomera ku munsi mubi. Urakoze kumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.